gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Evan yararimo aganira na Mama Jaya. Aha yararimo amubwira ati Maya azagira amahirwe kuko azabe yarampugaje nuko yabigambiriye. Munyemerere n'ubundi nkuru yacu tuyihereye kuri abangaba bombi babiri. Evan aba arimo aganiriza Mama Jaya amubwira ati mubyeyi mwiza, nabuze mama nyiri muto. Jaya yari byose kuri njye, none nawe naramubuze. Niwe mama nsigaranye, ni nawe muryango nsigaranye. Ibyo uri kumbwira byose ndabyumva. Ahari uhangayikishijwe n'ubuzima bwanjye, ahari uratekereza ukumva ko ahari ninjya guhora nshobora kuzahasiga ubuzima. Ariko mama, niyo nahasiga ubuzima ariko ngakora icyanyacyo, ngomba kurwanirira ukuri, nkarwanira gushyira ukwizana kwanjye ndetse n'umutuzo bigeretse n'amahoro arambye igihe kirekire. Ndambiwe ubugome bwa Maya, ndambiwe byinshi akora yigize marayika. Maya yaramemukiye cyane, kandi Maya ntago azigera ahagarara, n'ubundi azakomeza guhemuka. Maya ntazigera arekera, n'ubundi azakomeza ubugome bwe. Niyo mpamvu mama, ngomba gukora icyo ari cyo cyose nkamuhagarika, ntitaye ku kuntu nzaba meze. Mbe ndi muzima, mbe ndi ikimuga, mbe mbasha kugenda, mba ntabasha kugenda, ndiho ntariho, Maya agomba kwishyura byose yakoze. Ufite ubwoba ko nshobora kuhasiga ubuzima, ariko n'ubundi meze nk'uwapfuye mpagaze, meze nk'utariho. Njye wese ndi nk'ahantu hameze nk'ahari akazitiro mu mwijima w'icuraburindi. Simbasha kubona, simbasha kumva, nta byishimo n'ibi na bike nsigaranye, nta munezero n'uyu na muke mfite. Nose ubundi ndaberaho iki? Ubundi se ndaharanira iki? Ese niki cyamagarika, cyambuza kurwanirira icyo nshaka kurwanirira? Nta na kimwe mubyeyi. Niyo mpamvu byose nkeneye gukora ngomba kubikora, nitaye kuri ABC. Ninjye uzi uburibwe nanyuzemo, ninjye uzi ahahise nanyuzemo, ni nanjye uzi uburyo hambata nkakomeza kuba imbohe yahahise hanjye, ngakomeza guhorana ukwicuza no kumva nanze isi n'abantu, byongeye n'ubuzima. Icy'ingenzi ni uko ngomba gukira. Sinzi ngo ndakira binyuze mu zihe nzira, ariko ngomba kuba muzima. Mama Jaya ati mwana wanjye, icy'ingenzi ni ukubona uri muzima. sinitaye
byaraye ko isano yariri hagati yanjye nawe isa naho yarangiye, ariko ngomba kugufasha. Eva natuye mama, isano yariri hagati yanjye nawe ntago yarangiye, ahubwo ubu nibwo yakomeye. Ntago twahuzwaga na Jaya gusa, kandi ari gufite n'abandi bakobwa. Wanshumbusha ukama n'undi. Uriya impaye undi. Najya mureba nkamubonamo Jaya, kandi namukunda. Ati mwana wanjye ibyo byihorere, urukundo rujyaho rushatse. Ntihagira ugukunda, njye sinzitambika ibyanyu. Ariko sinangombwa mwana wanjye, ugomba kugira amahitamo yawe, ugahitamo n'umutima wawe, ukazabana n'uwo ukunda. Tuzi ati no, nakunze rimwe gusa, uretse ko ndi nagutebye, sinzi ko nzongera gukunda. So ubundi aho bizankundira, nangwa byararangiye. Jaya yagiye ajyanye n'urukundo rwanjye, n'umutima wanjye wose, n'intekerezo zanjye zose. Buri kimwe cyanjye cyose yaragitwaye, nta kintu n'iki na kimwe nasigaranye. Ariko it's okay. N'ubundi ntacyo nicuza. Icyo nicuza ni kimwe cyonyine mama. Mfite ubwoba ko Jaya yaba yaragiye, ntarigeze mubera mwiza uko bikwiriye, ntarigeze mukunda urukundo ruhagije. Icyo nzi nuko namukundaga, kandi n'ubundi ndacyamukunda. Nta kintu n'iki na kimwe kizambuza gukomeza kumukunda nubwo atagihari. Erega kubura abo ngabo dukunda ntabwo ari ryo herezo rya buri kimwe. Iteka iyo tubafite mu mitima yacu, bakomeza kubaho. Jaya yari urukundo rw'ubuzima. Ndetse iyo ari byose kuri njyewe, nabonaga ari uw'umugisha mu buzima. Ahari reka tureke gukomeza kumuvugaho. Kuko biratuma mera ko nibuka byinshi, kandi simfite ubushobozi bwo kumugarura. Mama Jaya ahera akamubwira, basi nyemerera tubanze tukwiteho, tubanze tukuvuze, ibindi bizaza nyuma. Kandi ibyo nibyo by'ingenzi, ni nabyo byihutirwa. Tuve aho ngaho twigire kuri Tania, arimo aganira na Rihani. Rihani aba arimo abaza Tania
tugati none Satani turakora iki? Turamenye dushakira hehe? Aniya ahera akabwira Rehani tugati Rehani ntabwo mbizi pe, mama yankuriye inzira ku murima yarampakaniye, sinzi icyo gukora n'icyo kureka, kandi ibyo ari byo byose ubuzima bwa ituze ntabwo buri heza buri ahabi gusa. None n'iki nakora? Rehani ati ariko ubundi waretse tukitabaza inzego. Rehani ati rero buriya we nta kintu uzi, gusa hari igihamya n'iki na kimwe kigaragaza ko ari wowe nyine wamutwaye? Mama uruhande rumwe arabyemera, mu kandi kanya ukumva yabihakanye. Umva byashoboka se? Wahera hehe koko? Wavuga iki? Nta na kimwe. Bombi bakomeza kuganira, ari nako bari kwibaza ku cyo bashobora kuba bakora. Bakiri aho ngaho uwitwa Latina aza basanga. Ababaza ati se kugeza na n'ubu nta gakuru? Bombi bararebana, ariko hakabura n'umusubiza. Ati se ko mutansubiza? Mumbwire ko mwakomeza iyo rwose kuba muri aho ngaho, nta kintu n'iki na kimwe muzi, nta n'ahantu n'aha na hantu nabura mwabashije kumenya ngo ari aha n'ahantu. Cyane yaterega Latina ntako tutagize pe, twashakiye buri hamwe. Latina ati ngo iki? Ntabwo byumvikana, ndumva ntangiye kugira ubwoba. Nubwo haba hari icyamubayeho. Cyane ati Latina ibyo bintu ntabwo nshaka kubitekerezaho, ntabwo nshaka ko mu mutwe wanjye bizamo. Icyo nzi neza ni kimwe, umusaza wanjye agomba kubaho, ntagomba gupfa. Ibyo byose ntabwo nshaka kubyumva, nta nubwo nshaka kubyitaho, sinshaka no kubitekerezaho. Agomba kubaho. Ububi na bwiza agomba kubaho, sinitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ariko aho ari hose, yaba muzima yaba atari muzima,
Imana igomba imurinde nzamubona ari muzima. Tuve aho ngaho tugire kuri Jane ndetse na Maya. Barimo baganira. Jane ari kubwira Maya ari bushara umunyamugisha. Umugabo wawe ntabwo yigeze apfa. Yabayeho. Burya igihe cy'umuntu kitaragera ntabwo yagenda kwera. Ubu ndibaza burya akiri muzima byarancanze. Mati shabyihorera. Uzi ko njya kumusura kwa muganga nkumva ngize ipfunwe. Twarebana mu maso nkagira ngo neza neza ari kureba akahera akamenya ibyo nakoze. Jane mfite ubwoba pe. Nabura wenda yaza kuba yarapfuye. Ibaza umutima uzajya uhora urya. Azajya yinjira mu nzu nidukubitana mere ko nibuka ko nari ngiye kumwica. Mana Jane mporana ubwoba nk'ubu ko aragize gutya akamenya ko ari igihe wari ugiye kumwambura ubuzima. Nazi abantu banzerekeza he. Jane atari kuri umugore w'ikigoryi uri n'igicucu wowe. Nta bwenge ugira. Uzi impamvu nta bwenge ugira? Guti nyine ibintu wakoze byafeirinze. Washakaga kugira ngo tuze. Hakibaza umugabo wagusuzuguye mugiteretana. Akagusuzugura kugera no ku myaka mufite ubu ngubu. Umaranye imyaka irenga 20 ariko stira arakibuka umuntu wapfuye. Aracyamukunda mu mutwe we yanze kumuvamo. Nawe ngo wicaye ngo ufite za magabo da. Urarutwa natwe twabarituye tukabarimbura tukaba turaho nabo dufite. Nari naraye ko nta mugabo uzamenye. Ahubwo ubundi yigeze akubwira impamvu ngiye umugabo wanjye namwirangirije. Ati shabyihorera. Umwanya se twarabonye wo kubiganiraho. Icyo nzi nuko wabikoze. Gusa ntabwo nigeze nkubaza impamvu. Ariwe ndari ufite ishingiro. Ariko rero natwe turi babihemu. Jane ati babihemu gute? None se niba wariyiciye umugabo nanjye nkaba narindenze ngiye kubikora, ubwo aho tutari babihemu ni hehe? Rega ntabwo tuba twihemukiye gusa, tuba duhemukiye n'abana twabyaye. Jane ati susa abona abyaye babayeho nabi, ntibabayeho neza. Gusa barakibuka ko se yigeze yabaho, ntibarya nibanywa. Ati shabyihorere buri munsi bamenye ko ari we wabikoze. Ahera kubona ko nta mikino. Jane ati bazabibwirwa n'iki? Ntawe uzabimenya abantu. Ninde se wabimenya? Ibibaho bikunda. Ese undi wabigenje ute? Ko nzi ko hari yari ugukoza. Ati namuteguriye mu biryo, gushyirira mu cyo kunywa. Kuko naravugaga wenda ashobora kuvuga ati sindi burye ndanywa, cyangwa se akavuga sindi bunywe ndarya. Ahantu hose nari namuteze. Ariko sha Imana yarandengeye. Habuze gato. Umukobwa wanjye nawe yarabiri. Jane ati ngo icyo gacwa. Tania yarabiriye mu buhe buryo? Ati nyine igihe nari ndiyo nkwamagara nkubwira ngo hari undi muti. Tania yahereye akazi asanga se asa n'usoje kurya, kandi iyo ari hano barasangira inshuro nyinshi. Buriya Tania na se ni inshuti magara, isa mukunda bibi. Narebye uburyo umwana wanjye yinjiye, ndeba ukuntu bakunze gusangira.
avuga nindi hekuye none nsigaye aho ngaho buri ngiye kubura byose nk'ingatimeri kubw'amahirwe mbona baraganiye bihendera atabiri nanduruye bwangu ibintu ntajya nkora mu buzima ndagenda ibisigaye ndabimena bataza no kugera aho ngaho akagenda akarura akarya atari kurigishwa ese yo kuki washyize mu biryo wari waruye utamushyiriye ku ipureti nangwa ahandi ushaka ukundi kuntu bigenza bitari buhure n'ibindi biryo biri mu isorori ati ibyo ntabwo nabitekereje ibyari bindi mu mutwe gusa kwari ukumurangiza ubwo rero iyo wihekura wari kuzanyanga ngo naragushutse ubwo nyine n'Imana yarinze ati Imana irinda ubupfapfa se niga mwana turi abanyabyaha twe turi ibibi bigenda turi abuzukuru ba Sekibi natereka reka ngese ndi umwuzukuru wa Sekibi muri ibyo ngomba gukora muri ibintu binyuze mu mucyo bizima bisukuye ati no kwica se ese n'ubwambe akomaya ntukigire marayika tukiri abakobwa twakoze ibintu bingariye reka twibukiranye reba tukiri abakobwa uribuka wari ufite ari sibyo nanjye nari mfite Moses si badukundaga bombi natwe ntitwabakundaga hanyuma iyo hageraga umuntu ushaka kutwitambika byagendaga gute ahubwo Dina yari umunyamahirwe Dina karagakobwa karagahanga nabashwe yanabyaye n'umwana mwiza w'igitangaza yari umunyabwenge pe ko nawe yari mwiza shamaya tujya tuvugisha ukuri Dina yakurushaga ubwiza pe yashabye wari ibyo nibyo byaryaga mu mutwe ariko nubwo yandushaga ubwiza nanjye namurushaga igihagararo no kuba ndi mwinshi da ati nibyo Dina yari muto agataye gatoya gashimishije ariko nanone keza ku maso ni wowe urimo wari urateye ariko nyine nawe mu bwiza ntiwakurikira rino reka rwose bibaho shabye wari ibyo nibyo byaryaga mu mutwe narebaga ngavuga ni ahari yakurikiye ubwiza umva neza ndasaze ibyo nabyo biri mu bintu byatumaga nanganira kurushaho jena ati wa mwanga utamwanga se n'ubundi ko ubwiza yari afite butari kuzakujyaho nenda amahirwe wagize nuko ari atigeze kureka ngo mukatira kureke burundu aheze hari aho wari wahiye byari bikurangiriyeho twari tukiriyo tuganira Maya wirinda uvuga ngo ngiki ukiri umukobwa wakuyemo inda zingana rero zitari n'iza ari inshuro wabaga uri muri iki gihugu n'izingana byose uretse ko twabeshyaga ngo turi ngo mu rugo ngo wagiye iwanyu twabaga twibereye mu zacu twakoze amabi menshi Maya njye ntabwo nicuza kuba Moses atakiriho byose ni amakosa yawe
Moses yari atangiye kunjogajoga abwira ngo yaribeshye ukuntu ubundi byagenze. Uribuka ko njye na Moses twapanze ubukwe ntwite, kandi nari ntwite inda itari iya Moses. Ati yego ndabyibuka. Kirya gihe Moses nta sene yari afite kubera akakora ubukwe, arambwira ngo dukore umurenge ubundi duhere ko tubana. Icyo gihe mbwira Moses aravuga ati ntabwo byakunda, niba tutari bukore ubukwe ntabwo ndi bubane nawe, reka nzabyarira iwawe. Ariko kuko Moses yankundaga yaremeye ashaka isene dukora ubukwe. Tumaze gukora ubukwe rero ndabyara. Maze kubyara ibintu byose bigenda neza, nta kibazo n'iki na kimwe. Ntiyigeze amenya ngo habaye iki, ntiyigeze amenya ngo umwana nuwe nangwa si uwe. Ariko nyuma y'igihe urabona umwana yamaze gukura. Njye mbyara umwana w'umuhungu mwiza cyane. Imfura yanjye ubona atari sawa se, atari umuhungu mwiza ushimishije, ahubwo sha uzanshyingire. Ukuntu utariya yazambera umukazana. Ati sha ibyo mubyihoreye banza umbwire. N'ubundi mbwira. Ntabwo twigeze tubona umwanya wo kuganira ngo umbwire neza story. Uhoraga umbwira ati ntabwo wabimbwira kuri telefone, ati n'ibikuta birumviriza. Ati nyine hari umunsi umwe urumva uriya mwana wanjye w'imfura na Moses bari inshuti cyane. Moses akamukunda, yari burya amukunda mu mutima kandi yaravuga ati ntakifuje ko yakabaye umwana wawe wa nyawe. Umva umutima uhora undya, ariko nanone ngavuga nta muntu uzabimenya ko ryari ibanga ryanjye. Uko kubigira ibanga, umuntu twabyaranye uriya mwana w'imfura we yari abizi, kuko umuntu wanteye inda yari umugabo w'umugore. Ariko twemeranya ko azajya amufasha mu ibanga akamenya amakuru y'umwana, ariko nta hamwe zigeze agaragaza ko umwana ari uwe. Rimwe rero turi kuvugana Moses arabyumva, araza turatongana, arambwira ati gute, mbwira ibyo numvise ni ukuri, kuko uriya mwana si uwanjye. Urumva narifashwe. Moses mugira umusazi ndabwo byumvishe sibyo. Arambwira ngo agiye gupimisha DNA. Ubona ko napimisha DNA akamenya ukuri, n'umwana akamenya ukuri, nzaba mbuze byose. Nzaba mbuze umugabo, mbuze n'umwana wanjye, kuko uriya mwana uburyo yakundaga Mose. Reka tubyite Karise kuko nzi Karise. Yari kuzanya ngo ubuzima bwe bwose ahora ndeba akambonamo ikibi. Kandi erega Maya ntabwo ari byiza. Igitsina gore dukora amakosa menshi pe, ariko kwitera ugafata umuntu ukamugerekaho umwana, hariya ni amakosa muba wishe umuntu ahagaze. Uzi ko iyo amenye ko umwana atari uwababara, yaramukundaga kurenza n'abandi bose twabyaye inyuma. Urabona twabyaye abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe, ariko imfura niyo yakundaga. Abandi ubusanga bakunda abana babo b'abakobwa, ariko ibaze ko yakundaga uriya w'imfura. Nahoraga nifuza nkavuga ati nakifuje ko nabura bwa nyuma na nyuma yaba umwana we. Numvaga naryama rimwe nkabyuka nsanga yarabaye umwana we bya nyabyo, kubera ukuntu yamukundaga n'ukuntu buzuzanyaga, mbese n'ukuntu bari inshuti. Ariko ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka, ntabwo byari kubaho.
maze kubona ko ari uko bigenze ikintu nakoze naremeye mfunga umwuka ndavuga ngo uyu mugabo naramuka agiye gushaka ukuri kwa nyako ndaba ngiye mu kaga. Icyo gihe rero nakoze uko nshoboye nabikoze ntatekereje kabiri, ariko nari ndimo ndwana ku muryango wanjye. Moses niwe wizize, yamenye ibintu atagombaga kumenya kandi none hazamura amarira. Buriya byirengagiza nangwa se akavuga ati it's okay, ntashaka kuzanamo ibirungo by'iki ngo bya DNA. Ariya nari ndimo ntekereza ko umwana wanjye rwose azahera akanyaga namara kumenya ko uwo yita Satarisi. Ndemera mfata risike maze simwambura ubuzima atari uko mwanze. Maze nakundaga umugabo wanjye, ariko amakosa yo kumenya ibyo atagombaga kumenya niyo yatumye murangiza. Kandi ikindi cya kabiri, umuryango wo kwa Moses wari guhera kunyaga, bize uburyo bankunda, abana nabyaye bakanyaga, iwacu bakanyaga, isi kanyota, ndari kuba mbaye uwande. Ariko ubu ndatuje meze neza. Akirimo avuga gutyo hano yahera akavuga ati koko se uratuje umeze neza, urahamanya neza n'umutima wawe ko umeze neza. Yahera akahindukiye avuga ati tani yawe waje ryari, kandi ati mama byo ntabwo bikureba, koko se muratuje mumeze neza. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko tani yaje ryari, yaba yabumvirije ibyo baganiriye byose? Ese ikiganiro Maya yagiranye na Jane cyane cyose yaba yacyumvise? Niba yacyumvise se harakurikiraho iki? Byose tukibaza ni mu bice bizakurikira. Yitwa Warahemutse, yitwa Atete, n'ibyo yandika kandi ni nanjye wibagezaho.